Zakayo yari mugufi umukoresha w'ikoro umukira umuhemu mwambuzi mu baturanyi benda n'umwe wamuvugaga neza umunsi umwe yuri igiti cy'umuvumo ashaka kureba Yesu Kristo nimuweze nyinshi Yesu Kristo ageze arararama areba hejuru mu giti ahuje amaso na Zakayo ati muhungu wanjye ururuka kuko uyu munsi ndarari wawe nubwo ibyaha byawe byinshi uyu munsi urabibabariwe ahuje amaso na Zakayo ati muhungu wanjye ururuka kuko uyu munsi ndarari wawe nubwo ibyaha byawe byinshi uyu munsi urabibabariwe uwakoze ibitangaza mu mutima wa Zakayo arashaka gukora ibitangaza mu mutima wawe uramenye niwinangire uwakoze ibitangaza mu mutima wa Zakayo arashaka gukora ibitangaza mu mutima wawe uramenye niwinangire. Murakoze cyane. Nitwa Anweli Nsengimana ndi umuririmbyi wa korali Yesu Araje nkaba ndi umuririmbyi uririmbamo ijwi rya bazi nkaba ndi umutoza wa korali kandi nkaba nshinzwe no gutunganya ibihangano bya korali Yesu Araje mu buryo bw'amavugo kubakorera amahugurwa. Mu magambo make izina Yesu Araje kubera turi abasomyi bakunda gusoma ijambo ry'Imana kandi tukaba twizera neza ko Yesu ari hafi, niyo mpamvu twatekereje ayo magambo duhitamo kwita korali yacu kugira ngo ubwo dutegereje Yesu uri hafi na korali yacu yitwa Yesu Araje, cyane ko tubwiriza n'ubutumwa hirya no hino tubwira abantu Yesu kwaje. Izina rero ryacu ryakuye muri Bibiliya ariko bigendeye ku nyito ivuga ngo Yesu ari hafi kandi agiye kugaruka. Mushakire mu mihanda yose nugurwirirwa renga kungano muzishake kuko zirurimo zose muzisarurir'Imana abasaruzi sebarihe ngo bafatanye natwe gusarura maze twishime turi kumwe isarura nirirangira. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Edgar Twayinganyiki nkaba ndi umuririmbyi muri korali Yesu Araje ndirimba ijwi rya soprano. Impamvu tudakoresha ibyuma cyane nuko twabonye abantu benshi barabigiyemo abacuranga abakoresha ibyuma byinshi bitandukanye, ariko muri rusange burya niyo abantu bacuranga cyane hari igihe abantu bagendera mu muziki ntibatega amatwi message icyashatse kuvuga. Bituma rero twebwe twibanda cyane ugukoresha amajwi yonyine kuko twese tumenyereye ibyo kuririmba. Iyo twize indirimbo umunsi umwe urahagije kugira ngo indirimbo tuyige tuyimenye kandi tunayipresente. Korali mbese ibaho mu buzima bushimishije cyane butagoranye, kuko hari igihe uba uri nko mu yandi makorali ugasanga biragoranye kugira ngo umuntu bamubwire ngo ririmba gutya, mbese repetition zaho zikaba zigoye. Twebwe muri korali Yesu Araje buri muntu wese aba yiyizeye kwijwa ririmba. Nicyo gituma iyo ndi muri korali Yesu Araje mba numva ndirimba nirekuye, mbese nkumva birangira ahantu numva nshaka nkaririmba nkumva ndisanzuye byanyabyo rwose. Nkumva kuririmba muri korali Yesu Araje rwose biranshimishije cyane ndetse binanteye ishema kuko ni korali nziza kandi iririmba neza. Haleluya murabatashe amen impundu n'ijuru zizavuga abamarayika bazaririmba indirimbo nziza z'amajwi y'abataracumuye umunsi hazacuga inanga zatemba yakibihunda imanuka izaririmba yebawe ndawukumbuye ndawukumbuye umunyabatitwe. Haleluya murabatashe amen impundu n'ijuru zizavuga abamarayika bazaririmba indirimbo nziza z'amajwi y'abataracumuye umunsi hazacura inanga zatemba yakibihunda imanuka izaririmba yebawe ndawukumbuye ndawukumbuye.
yatsinzwe haleluya urabatashe amen impuhwe mw'ijuru zizavuga abamarayika bazaririmba mbega indirimbo nziza z'amajwi y'abataracumuye uwo munsi hazacurangwira myaka ibihumbi imanuka izaririmba icyo nakubwira cyo iyo korali YESU ARAJE abantu bumvise ngo izajya kuririmba ahantu runaka, abantu baba ari benshi cyane kuko bakunda indirimbo za YESU ARAJE cyane. Noneho iyo tumaze kuririmba abantu baba baza kudusuhuza, batuganiriza, batubaza amakuru, batubaza subwo muba muririmba muko tubona mukoresha imbaraga nyinshi cyane. Rimwe na rimwe hari n'igihe batekereza ko tuba turirimba playback, ariko twe niyo mpamvu twanahisemo no gukoresha amajwi yacu kugira ngo tujye tumara abantu amatsiko wumve ko kuko ari amajwi yacu nyirizina tutaba turirimba ibyo byavuye muri studio. Abantu bakaba batubaza imbaraga mukoresha muzikura hehe, bakanagira n'amatsiko yo kudusuhuza cyane. Ese nimwe bwo mwaririmba ari amajwi abantu bane bikabatangaza, ariko twebwe nitwe twenyine uko yini Imana yabishatse yaduhaye izo mbaraga, kandi yemera ko dukora no mu gihe nk'iki ngiki kugira ngo izo mbaraga tuzikoreshe kandi turirimbe dushizemo umwete. Twe turepeta dusubira mu mbese repetition zacu ntago ubutegereje ngo ntegereje undi muntu tuza kuririmbana ngo ari we ngenderaho. Iyo rero turimo twiga indirimbo ushyiramo imbaraga zishoboka zose, kuko niba nkanjye ndirimba soprano mba nzi ko nta wundi muntu nzabwira ngo ni wowe uri buze kuririmba ahangaha, bigatuma niga nshizemo imbaraga twajya no kurikodinga bikandufata n'igihe gito cyane gishoboka, kuko tuba twarasubiye mu ndirimbo tuyizi neza, nta kintu kitugora muri record zacu rwose. Uyu murimo batazababeshya nakamara, Imana yatanze impano zitandukanye mu itorero ryayo, kandi niyo yonyine ihagarariye uyu murimo. Ukora umurimo w'Imana ntuzabura abantu, twebwe tuzayikorera kandi tuzayinambaho, ntiduteze kuva inyuma yaduhamagaye. Yategereje ko turaba kwizerwa tugabirugu, nta kimwe yagendeyeho kuko twese aho yadukuye. Iyo tuhategereje haradushije, nicyo gituma tudacogora, kuko waduhamagaye ahorana. Uwiteka Mana yacereka amahema yawe nayingi, kandi ibyo wahamije byose n'ukuri niyo mpamvu. Amiri ni umuntu udufasha kubera yuko ijwi aririmba muri korali nta wundi muntu warishobora. Aririmba base abantu bose bakavuga ati mufite ijwi ryiza rya base. Ikindi umucuranzi mwiza, iyo bibaye ngombwa ko ducuranga, ndatekereza basanze turi kuririmba indirimbo zo mu gitabo, iyo bibaye ngombwa ko haza piano ayikoraho tukaririmba tukumva biri gukunda. Icyo ni ikintu kiba gifitiye umumaro korali, n'ubumenyi afite budufitiye umumaro. Uwa gatatu ni umusore witwa Pilote wawe ni umwere, ntago azi guharira ngo bigende gutya ngo bigende gutya, oya mwe mufata umwanzuro, nimufata umwanzuro arawubahiriza. Nuko umuhungu wanjye yemereye, kandi ako kantu gafasha ibintu byo gukiza amakimbirane. Nubwo kutubona twashwanye ni gakeya, ntabwo tujya dushwana, twe twiberaho ubuzima bwa relax kubera yuko turi abavandimwe, turakundana. Umugenzi wanjye ntiyagira ikibazo mfite uburyo nagikemura ngo singikemure, turi abavandimwe. Noneho iyo Pilote agaragaje uko kwicisha bugufi kwe mu byemezo dufata bimwe na bimwe bireba korali, niba tuvuze ngo wenda turakoresha video ku muntu runaka, undi nawe ngo turakoresha kuri video runaka, arabareka akabati mu bumvikane, nimumara kumvikana mumbwire ndaza. Nuko umuhungu wanjye yemereye, kandi nako nakantu gafasha korali. Pilote adufatiye runini ku kintu kigendanye n'ingendo. Ingendo hari igihe usanga abantu badutumiye ku itariki imwe ari abantu batatu, ari events eshatu zahuriranye. Niwe muntu uzi kuzimanaging, ubu nimero ze twese tuzizi mu mutwe. Umuntu araguhamagara ko ashaka korali, ugahita umuteza Pilote, kandi ubwo tukazajya ahantu binyuze muri gahunda kandi bikagenda neza. Ugasanga ni ikintu cyadufasha kubera yuko niba umuntu yanyuraho akabona korali, yanyura kuri Amiel akabona korali, yanyura kuri Edgar akabona korali, ntago biteza akajagari. Ugasanga abantu baravuze ngo muri rata ngo mujya ahandi ntimuhajye, ariko we azi kumenya ngo
niba ari mu giturage tuzajyayo, niba ari mu mujyi tuzajyayo, nta hantu ajya asubiza inyuma bitewe wenda ngo nuko ari habi, ariko wenda gihe nshobora kugira santima nka bati niba ari mu kinyamakara naho nzajya. Umusore wanjye witwa Edgar rero. Edgar ni umusore nkunda cyane ugerageza kubahiriza gahunda. Agerageza kubahiriza gahunda, niwe muntu usa naho atuye kure muri twebwe, ariko akenshi adutanga ahantu turi bujye kuririmba. Iyo ni karita afite rwose yo kubahiriza igihe, ugasanga idufitiye umumaro muri korali. Kandi ubwo Edgar ni wa muntu ushobora gukora igishoboka cyose kugira ngo korali ntisebe mu buhe buryo. Birashoboka ko wenda twaba turi bujye kuririmba ahantu, ubusanzwe muri statut ya korali iyo tugiye kuririmba ahantu kure baduha transport bakatugeha uburyo tugerayo, ariko Edgar birashoboka ko yavuga ataha ahantu akazanamo ibintu by'impuha, akataha ahantu ya mureke twitegere. Byaba ngombwa ko tutabyumvikanyeho ibyo kwitegera, Edgar agashyiraho amafaranga ye tukagenda. Ni umuntu witangira korali mu buryo bwose bushoboka, kandi ni karite ifite ikitumariye muri korali. Abazi kureba ku ngengabihe ubu ni igihe tugeze muri bya bihe by'abarobyi n'abahigi bavuga muri Yeremiya 16, icyampa nawe ukumvira umuhigi ugasimbuka agakurasa imana igakomora, ukomatana nayo ukazaraga ubwami bwa yo, ukomatana nayo ukazaraga ubwami bwa yo. Tugira umusanzu runaka dutanga kugira ngo ibyo bintu bitazatugora cyane, uko iyo ubwiye umuntu ngo mfasha, hari igihe nawe kubaza ati se wowe ugejeje hehe ngo bariho mpera, ariko tugira umusanzu runaka dutanga, hanyuma n'abaterankunga bacu bakadufasha. Dufite abantu benshi badukunda, iyo tubabwiye igitekerezo ko twifuza gukora indirimbo baradufasha kandi bakadushyigikira, baduhora hafi. Korali YESU nk'uko twatangiye uyu murimo duhuje umutima, Satani araturwanya birumvikana, ariko ntidufite gahunda yo gucika intege. Gahunda yacu ni ugukora, tugakora cyane, tukagura ubwami bw'Imana, kandi twizeye neza yuko Imana izaduhemba. Murakoze cyane.